Umuco nyarwanda, umwambaro w'abanyarwanda. Narakugendeye njya i Gasabo, ndora ibisiza, ndora amasambu, njya mu mihanda, njya aho banzi n'aho batanzi, ngiye Burayi n'ahandi hose, ariko nasanze burya ibisigo byose bigira isano kandi bijya kuba amahwane. Umwambaro w'abanyarwanda uwusanga mu muco wabo, kandi umuco wabo ukababera intego y'iterambere. Ibi byanteye kugaruka iwacu i Rwanda mu rw'imisozi igihumbi, ndibaza ntese umuco wacu wahuzaga umunyarwanda n'undi, ko mbona umuco w'abanyamahanga uri kugenda uwuryamira, ahejo ntituzasanga havuke gakure karande k'umuco nyarwanda kazimangatanye burundu. Nibwo natekereje gushyira zimwe mu ngeri z'ubuvanganzo nyarwanda mu majwi n'amashusho. Iki gitekerezo cyo gushyira ubuvanganzo nyarwanda mu majwi n'amashusho cyahimbwe nanjye Habimana Jean Claude, kaba umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda, ishami ry'itangazamakuru n'itumanaho riherereye muri Kigali, iruhande rwa CHK na Serena Hotel. Ngunda, igice cya mbere. Habayeho umugabo akitwa Ngunda. Uwo mugabo yari icyago, yari ishyano, yari igisahiranda. Uko yaryaga ni nako yahingaga rubona yose, agakubitaho na musasu. Iyo niyo yari isambuye, ndetse ngo imisozi y'u Rwanda ni amabimba Ngunda yashingaga. Uwo mugabo yari afite n'imirima ku Nyundo ya Bugoyi. Arakunyarukira ashaka umugore, akaba umukobwa wa Gacumu, arongera ashaka undi, akaba umukobwa wa Mirenge ku Ntenyo, ashakiraho n'abandi bane, bose bashika 6. Ukuntu yaryaga, nta mugore umwe wajyaga kumubumba. Umunsi umwe Ngunda aribwira ati, ngiye kwa data w'ukwe kumuha umubyizi. Ngunda arakugendera no ku Ntenyo, abwira kwa sebukwe ati, munkwikira amasuka 50 njye kubaha umubyizi. Kwa sebukwe bakaba bakungu, amasuka barayakwikira, barayamuha ajya guhinga. Atangira mu Rugondo, ahinga Ntenyo yose, abirinduka mu Kinyoro kwa Byakuza Cumu. Ngunda agakubita isuka hasi 2, ubwa gatatu akazamura agafuni. Ngunda amara atya amasuka yose, ntihasigara n'imwe, abona guhingura. Nuko wa murima Ngunda ahinze, Mirenge awuherezamo abatezi bakora kubura hasi no kubura hejuru, barihata cyane, ariko ubuhinge burabananira. Mirenge abibonye ati, uyu muntu waduhingiye atya natwe tumuhembe. Babaga ingumba Kabombo, bashesha amafu, bavomesha amazi yo kuvuga imitsima, benga n'amayoga menshi, ndetse n'abaturanyi bazana amazimano. Inyama zimaze gushya n'imitsima imaze kuvugwa, bazana ibidasesa badendezaho inyama, bazana n'imbehe nyinshi zuzuye umufa, bakwiza ibibindi by'inzoga mu nzu yose, amarobe y'imitsima bayuzuza ibyibo n'amakangara. Byose bamaze kubitunganya, bahamagara umukwe wabo ngo naza afungure, maze bamuha amazi arakaraba, bamubisa mu nzara arya. Muramu wabarira ko amaze kurya, amushyira amazi yo gukaraba. Ngunda amubonye aramubwira ati, kw'inka nyitonoye, ariko abahungu bayiriye bari inka iryoshye. Kwa Mirenge bumvisha iryo jambo barumirwa. Mirenge abwira umugore we ati, dore umukwe wacu ntatereye kandi yadukoreye, none tabaruzane kariya kari gasigaye, mumwongere n'izindi nzoga, ngicyampa ngo yishuti rya none. Uko yanywaga ni nako yaryaga. Nuko Ngunda bamushyira ukuguru kwari gusigaye, bamuzana n'inzoga. Koko niho yari akigera mu mahina yo kurya, agakaragira irobe ry'umutsima akariyongobeza, imikarago y'umutsima ikabisikana n'intongo z'indyo mu nda. Ngunda akagira umuheha witwa Ruvunabataka, yaba ukubise mu kibindi cy'inzoga, akagisoma umusumwe, akaba arakonoje. Nuko amaze kurya asohoka yimyoza ngo ntacyo ariye. Nyamara ubwo yari amaze ingumba yose wenyine, kandi bamuhaye n'ibibindi by'inzoga nabyo biguze inka. Byose arabitsemba, agenda bibogokeye mu ibondo rimwe. Nuko kwa sebukwe baramuherekeza, arataha. Basigara batangarira inda nini ya Ngunda. Umuco nyarwanda, umwambaro w'abanyarwanda. Narakugendeye njya i Gasabo, ndora ibisiza, ndora amasambu, njya mu mihanda, njya aho banzi n'aho batanzi, ngiye Burayi n'ahandi hose, ariko nasanze burya ibisigo byose bigira isano kandi bijya kuba amahwane. Umwambaro w'abanyarwanda uwusanga mu muco wabo, kandi umuco wabo ukababera intego y'iterambere. Ibi byanteye kugaruka iwacu i Rwanda mu rw'imisozi igihumbi, ndibaza ntese umuco wacu wahuzaga
umunyarwanda n'undi ko mbona umuco w'abanyamahanga uri kugenda uwuryamira ahejo ntituzasanga kavuke gakure karande k'umuco nyarwanda kazimangatanye burundu. Nibwo natekereje gushyira zimwe mu ngeri z'ubuvanganzo nyarwanda mu majwi n'amashusho. Iki gitekerezo cyo gushyira ubuvanganzo nyarwanda mu majwi n'amashusho cyahimbwe nanjye Habimana Jean Claude, kaba umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'itangazamakuru n'itumanaho riherereye muri Kigali iruhande rwa CHK na Serena Hotel.